Abatagatifu duhimbaza tariki ya 20 nyakanga, hari mutagatifu Orel cyangwa Orelio na mutagatifu Eliya umuhanuzi. Mutagatifu Orel cyangwa Orelio ni umwepiskopi wa Carthage mu majyaruguru ya Afurika, ubu ni muri Tunisia y'ubu. Yabaye umwepiskopi imyaka 38 guhera mu mwaka wa 392 kugeza mu mwaka wa 430. Mu gihe cye yabaye umuyobozi mwiza wa Kiliziya ya Afurika. Icyo gihe yari ifite abepiskopi bagera kuri 500. Yayoboye neza ab'intangarugero, abifashijwemo n'inshuti ye magara mutagatifu Agustini, wari umwepiskopi wa Ipone, ubu ni muri Algeria y'ubu. Mutagatifu Orelio yahamagaye kandi akoresha inama nyinshi zigera kuri 30, azikoresha abepiskopi ba Afurika muri icyo gihe, akabacyaha cyane ku kurebera kwabo ku nyigisho z'ubuyobe zari zeze muri icyo gihe zigatwara abakristo babo. We icyo yakoraga, yatumizaga abepiskopi mu nama akabahuza, ubundi mutagatifu Agustini we akabaha inyigisho ijyanye n'amahame y'ukwemera kwa Kiliziya ku ngingo iyi n'iyi abakristo babaga badasobanukiwe, cyangwa yatumaga abigisha b'inyuma babayobya ari benshi. Mutagatifu Orelio yasabye muri iki gihe mutagatifu Agustini kandi kwandika ingingo ngenderwaho zizajya zifashishwa muri za monasteri, kugira ngo bahashye bamwe mu bamonaki bagurishaga rwihishwa ibyasigaye bitagatifu by'umutagatifu runaka, cyangwa bagaca amafaranga y'umurengera ababaga baje kubisura ndetse no kuhasengera. Turahimbaza kandi mutagatifu Eliya umuhanuzi wo mu isezerano rya kera, wabayeho mu kinyejana cya 9 mbere ya Yezu. Eliya umutishibiti azwiho cyane kurwanira ishyaka rikomeye icyubahiro cy'Imana imbere y'umwami Akabu, wari warayobotse we n'umuryango we ibigirwamana byazanywe n'umugore we w'umunyamahanga witwaga Jezabel, ikigirwamana kizwi cyane cyitwaga Bahari, ndetse n'abaherezabitambo benshi bacyo. Eliya yahanuye ko kubera ibyaha by'umwami Akabu, Uhoraho agiye guteza inzara mu gihugu. Muri icyo gihe cyose inzara yari iri mu gihugu, Eliya yiberaga mu buvumo, atunzwe n'Uhoraho wamuvuriyemo isoko y'amazi, ubundi bikona akaba ari byo bimuzanira ibyo kurya. Eliya yari afitiye ishyaka Uhoraho kandi akabihamya yeruye kandi ashize amanga. Yabihamije ku musozi wa Karumeli,
aho yarahanganye n'abaherezabitambo bagera kuri 700 b'ikigirwamana Bahari. Ubwo bajyaga impaka ku kumenya hagati y'Uhoraho na Bahari, imana ifite ububasha, basabye imana zabo basenga bazisaba kwigaragaza mu kimenyetso cyo gutwika igitambo. Abaherezabitambo ba Bahari babaza itungo, bashyira inyama zaryo ku rutambiro, bashyiraho inkwi zumye, batakambira Bahari yabo ngo abasubize atwike icyo gitambo, ariko ntibyaba. Nuko Eliya akabanyega agira ati, musakuze, wenda imana yanyu yabisinziriye cyangwa iri mu rugendo. Ariko barahatiriza bibi by'ubusa. Bumaze kwira bananiwe kandi bacitse intege, babwira Eliya bati, nawe senga imana yawe. Eliya abasaba kumena amazi ku gitambo ndetse no kuyamena ku nkwi, nuko asenga Uhoraho, maze Uhoraho aramwumva, arigaragaza, atwika igitambo, bibera ikimenyetso abari aho bose ko Uhoraho ari we Mana nyakuri. Uhoraho ahita atangariza Eliya ko igihe cy'amapfa kirangiye, ko agiye kugusha ndetse n'imvura. Ubwo yariho asenga ku musozi wa Karumeli, Eliya yumvise umuyaga uva mu nyanja, akebutse asanga n'imvura ikubye. Ibyari bimaze kuba byababaje Jezabeli umugore wa Akabu, ahigira kwica Eliya. Nuko Eliya arahunga yerekeza i Horebu ku musozi w'Uhoraho. Ubwo Eliya yari mu nzira yerekeza ku musozi wa Horebu, Uhoraho yamuhaye icyo kurya abinyujije mu mupfakazi w'i Sarepta. Ageze i Horebu, Uhoraho yamusabye gusubirayo ngo asige amavuta y'ubutore umuhanuzi Elisha cyangwa Elize, nuko aba umuhanuzi mu cyimbo cya Eliya. Nyuma y'ibyo Eliya yagarutse i Horebu, ajyanwa mu ijuru mu igare ryakururwaga n'amafarasi agurumana. Inkuru ya Eliya n'abaherezabitambo ba Bahari ku musozi wa Karumeli hari icyo bitwigisha mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Icya mbere, biratwigisha kugaruka ku mategeko y'Imana, cyane cyane itegeko rya mbere, urajya usenga Imana imwe gusa, azaba ariyo ukunda gusa. Icya kabiri, biratwigisha ko Eliya yerekanye ko Uhoraho avuga kandi agakora. Uhoraho aravuga kandi agasubiza. Naho ibigirwamana umuntu yihimbiye, umuntu niwe uvuga mu mwanya wabyo, cyangwa akavuga abyishingikirije, agamije indonke no kuyoborwa no kuyobya rubanda. Icya gatatu, abantu benshi barasenga nibyo, ariko se basenga iyihe Mana? Basenga Uhoraho, cyangwa barisenga bakoresheje Imana, cyangwa bafite ibindi bigirwamana bibakurura
bakihisha muri iryo sengesho. Eliya atwigisha ko isengesho nyaryo ari iritakamba risabira abandi mbere na mbere, aho kwireba ngo abandi baze nyuma. Eliya yasabye Uhoraho kwigaragariza rubanda rwari rwaratandukiriye kugira ngo bamenye ukuri, kandi Uhoraho yaramwumvise arabikora. Isengesho ryacu natwe ntirikajye riba rigamije mbere na mbere kwireba, ahubwo rijye riba rigamije kureba abandi, natwe tubonereho nyuma yaryo. Abitwa ba Oreliyo na Eliya bagire umunsi mwiza.